mu gice cyazambutse twari twasize Jesse ari kwa muganga arimo abaza Logan ati se wanyemerera tugakomeza tugakundana ese aho wakomeza ukankunda nawe ugiye kondeka reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri abangabo bombi babiri Logan aba ari kwiyumvira ahita atambuka agakurura agatebe ahera akakicara imbere ya Jesse akamureba mu maso akamukora mu musatsi ahita amusoma mu gahanga akamubwira ati be ubu uramfite umutima wanjye wose urawufite ntabwo nakwanga ngo mbishobore nta nubwo nabibasha yego mba numva narakurakariye ariko urukundo ngukunda ruganza umujinya n'uburakari ngufitiye iteka iyo ndi kukureba mu maso umujinya ngufitiye ntabwo menya aho ugiye nkubwiye ko ntashobora kukurakarira ngo bikunde nkubwiye ko ntashobora kukureka ngo byemere ntabwo wabyizera wa mwari wenda gukunda uramfite n'umutima wanjye wose urawufite ntabwo noneho kuri iyi nshuro nitaye ku byabaye nta nubwo nitaye ku kuvuga ko waba uri mu rukundo n'undi muntu icyo nitayeho ni urukundo ngukunda n'ingano y'urwo ngukunda ntabwo niteguye kukureka nta nubwo niteguye kugusiga Jesse atangira no kurira akavuga ati se uri serious nizere ko utari kunyinisha Logan ati narakubwiye ngo nshobora gukinisha ijambo ko meze neza nkakinisha kuvuga ko amakuru yanjye ari meza ariko sinjya nkinisha ijambo ndagukunda iyo nkubwiye ko ngukunda mba mbikora mba ngukunda bya nyabyo kandi mba mbyitaho mbiha n'agaciro umutima wanjye urawuyoboye ndetse n'intekerezo zanjye zose uraziyoboye umutima wanjye wose wakwamiye iwawe ndi mu rukundo rwawe ndurimo na cyane I'm deep in love kandi sintekereza ko nzigera ndekera kugukunda ntabwo nifuza ko icyo gihe kizagera kuko ntabwo ndi kwibona ntari kumwe n'umukobwa nkunda n'ubuzima bwanjye bwose ahubwo icyo kwibaza ni iki ari njye na Gael uzahitamo nde ese umunsi wahisemo aho umubano wanjye na Gael ntuzaba urangiye Jesse ati sinitaye ku ngaruka zizaza gusa ninjye no guhitamo nzahitamo wowe namaze guhitamo wowe ni wowe nkunda uru rukundo rwo mu buto bwanjye kuva tukiri abana turaba sweethearts so rero ndagukunda nzaguhorane sinzigere nkubura ndakwinginze ntihazagire ikintu n'iki na kimwe kikunyambura ndashaka ko nzaguma kuba uwawe ndashaka ko njye nawe tuzaguma kuba inshuti tukaba bakunze
ubuzima bwose nsigaje kuri iyi si nshaka ko ari wowe tuzabumarana, kandi umbabarire kuba narakoze ikosa ryo kugutendeka. Nari nkiri gutekereza uburyo bwiza nzabikoramo budashobora kukubabaza nangwa se ngo nubona babaze Gael. Mu gihe namaranye nawe ntiyigeze ambabaza. Nari nkiri gushaka uburyo nzabikoramo ntamubabaje. Basi se wanyemerera nkabanza nkarwana n'uburyo Gael ngomba kumureka nkakomezanya nawe nta zindi mbogamizi? Logan aramwenyura akamubwira ati yes babe, turi kumwe, ndagushyigikiye kandi nzagufasha, gusa uzirinde ntuzahubuke. Tuve kuri aba ngaba bombi twigarukire mu rugo kwa Kasi. Aba yicaye rwose mu sitting room yiturije, ubona ko anakuriwe. Kugenda kwe biba ari gake, nta mana afite. Tuntu twose baba tumusangisha aho yicaye, ubona nta rutege. Akiri aho abona umugabo we Calvin yinjiranye na Tesi, yikangamo ariko akiyumanganya. Calvin ahita aza kamusoma kambwira ati be wari wute, nari nagukumbuye. Kasi ati nanjye nari ngukumbuye, ahubwo se umeze neza? Calvin ati yego meze neza, iyo umeze neza nanjye mba meze neza. Ahita azana umusaya we akawurambika ku nda y'umugore we, yarangiza akayisoma. Kasi ahita aseka akavuga ati ariko uyu mwana ari stubborn, uburyo ateramo imigeri neza neza wagira ngo ni umuhungu. Ati baze ko guhera mu gitondo ntago yigeze akina, ariko ukigera ahangaha wagira ngo ahise abimenya, noneho ukinyegera wagira ngo wari umukanguye. Calvin aramwenyura aterega aba yabyumvise ko se yageze mu rugo, arabihumurirwa. Ahita avuga ati rata mfura yanjye umeze neza. Mu kuvuga gutyo umwana ahita atera. Kasi ati wabibonye, arimo arakwikiriza. Calvin nawe asubiza avuga ati mfura yanjye ndagukunda kandi nkumbuye kukubona, ugira uzaze uzasanga dada kwiteguye. Kasi ati rekera aho wowe n'umwana wawe banza uhereze umushyitsi karibu. Calvin ati oh sorry Tesi, karibu hano ni mu rugo iwanjye, uyu ni umugore wanjye. Tesi ahita amuramutsa yarangiza akicara. Calvin afata umwanya agatangira gupresenta. Calvin ati nishimiye kukumenya Tesi. Kasi ahita avuga ati nishimiye kukumenya Tesi, byiza cyane kukumenya, hano ni mu rugo urisanga. Tesi ati murakoze, nanjye nishimiye kubamenya. Najyaga numva Calvin akuvuga buri munsi, ahora ambwira ko afite umugore mwiza. Kasi araseka ati koko ze umugore mwiza? Tesi ati cyane, ndetse akanambwira ko uri imfura. Nagize amatsiko yo kukumenya, none ndakubonye.
Kasa aramwenyura kavuga ati be kubera iki wabeshye. Tessa toya ntabwo yambeshye ahubwo yabivuze uko bitari. Yabivuze igice. Uri umugore mwiza pe, uri mwiza ndabibona, nkurikije nuko nkubonye mu masegonda make nangwa se mu minota mike tumaranye, ushobora koko kuba wujuje ibyo umugabo wawe byose yavuze, yewe uranabirengeje, uratangaje. Nanjye bimwe nabyiboneye, uburyo urebamo abantu, uburyo wakiramo abantu, uburyo wakiramo umugabo wawe, byose byamaye ishusho y'uko umutima wawe umeze. Uri imfura koko nk'uko umugabo wawe bivuga, uri imfurakazi yigendera. Calvin ahita ahaguruka akavuga ati be kambanze ngira utwo ngutunganyiriza ngaho buganiriza umushitsi. Tesi asigarana n'akasi barimo baganira. Kasati none se mu rugo ni he Tesi? Undi ati njyewe rero mu rugo ni mu ntara, naje muri uyu mujyi nje gushaka ubuzima, gusa aho nagereye muri G-Town nabonye ko ibintu biba bitoroshye. Naje nje gushaka akazi ko gukora mu bank, ariko ndagashaka ndakabura, nisanga ndi gukora mu bara. Kasati ngo iki byarangiye ugiye gukora mu kabari? Tessa ati yego, mbonye ngenda mu muhanda wagira ngo mfite akazi ko mu biro, ariko siko nkora kuko narakabuze. Kasati none se warize amashuri yose urayafite? Undi ati cyane narize pe, nyine urumva naragerageje ariko biranga, mpfa gushaka kandi kazi kampemba make ariko byibura nkabasha kubaho. Kasati yo pore kabisa, none se ubayeho gute? Undi ati nyine iyo mbonye utwo dufaranga dukeya nwishyuramo inzu, ibyo kurya no kwambara byose nkibyitaho, nambara iyo nambaraga kera kuko sindabona ubushobozi buhagije bwo kongera kwiyitaho. Kasati none se basi ubona akazi kagenda? Undi ati biraho, ati gusa nageze aho ngaho kwihangana birananira. Reka ngusangize amwe mu mateka n'ubuzima mbayemo muri iyi town. Njya mu kazi ngakora, duke bampaye nkatwishyuramo inzu. Iyo mbonye umugabo wabuze uko agira n'uko yigenza, ndemera nkaryamana nawe akanyishyura kugira ngo mbone uko mbaho. Kasati ngo iki ubwo ubayeho ubwo buzima? Tessa ati none se nakora iki? Ntacyo mfite cyo gukora kandi nta n'umushahara uhagije mbona wantunga ukanyambika, mbese ukangaburira ukagira gutya ukananyishyurira aho ngomba kuba. Gusa nyine nubwo ibyo byose mbikora, ntabwo mbikora kuko mbikunda, nta nubwo mbikora kuko mba numva mbyifuza. Niho life yanyerekeje. Reka nkubwize ukuri, uri umunyamahirwe, wagize ihirwe, ufite umugabo ugukunda. Ariko reka nanone nkungire ikindi kintu nkwibwirira. Abantu bose bisanga muri iyi situation
iyo kuba baryamana n'abantu bakabahereza isene ntago bose ariko babikunda. Hari ababijyamo kubera ubuzima, hari n'ababijyamo kubera amahitamo. Njye rero sinabihisemo, mbikora kubera ubuzima. Ese nkubwiye ko n'umugabo wawe twamenyanye nari nzi ko ngiye kumukoraho amafaranga, byakubabaza? Kasati Calvin nuko mwamenyanye se? Tesati yego. Umugabo wawe nari nzi ko ndi bumukureho inoti nyinshi, ndabonaga ari umuherwe. Naramwegereye pe, ndamusavinga, yewe ndanamureshya, birakunda. Ariko tugeze aho twagombaga kubikorera, arambwira ati reka nkubwire wa mukobwa we, njyewe ndi mariye, mfite umugore wanjye nkunda, ntabwo namuca inyuma. Ntakubeshye, umugabo wawe yarankaniye ndumirwa. N'ubwa mbere nari mpuye n'umugabo uvuga ko ataca inyuma umugore we, mu gihe abandi batubona bakadusamira hejuru, ariko uwawe yarantunguye, yaranantangaje, bituma numva ngize amatsiko yo kumenya umugore wahiriwe, umunyamahirwe nkawe, ufite umugabo utamuca inyuma, akagira umugabo wihagararaho. Ntakubeshye, abantu benshi hariya barahagwa, abagabo benshi barahagwa, ntabwo bajya babasha kuhigobotora. Ariko umugabo wawe ari unique. Ahubwo niba umukunda, urusheho kumukunda. Nifuje kumugira inshuti, mbona yazambera umujyanama mwiza. Nifuza nawe kukumenya, ndavuga ntuyu muryango nshobora kuzawugiriraho umugisha. Kasati se buryo nuko byagenze? Tesati yego. Nabanje no kumurakarira, ariko nyuma nsanga afite itandukaniro. Akuguza ukuntu yambwiye, yarambwiye ngo kumenyana umuntu kukubwira ko yagukunze ntibisobanuye kujya mu buriri. Yambwiye amagambo menshi, nanjye mbitekerejeho nsanga kuko nibyo. Nsanga rimwe na rimwe tujya twitiranya ibintu. Mera ko musaba imbabazi, ni nabwo namusabaga kumpuza nawe. Nawe utubera umwana mwiza, urabyemera. So ndi hano rero kuba inshuti yanyu gusa, kandi ntuzangireho ikibazo. Umugabo wawe nta kindi kintu kiri hagati yanjye nawe, gusa icyo nakubwira, ufite umugabo mwiza pe. Imana izabakomereza urugo, ndetse bakomereza urukundo. Kasi mu mutima aribwira, kavuga ati Calvin, niwe wihagazeho, menya umugabo wanjye yarahindutse. Ese ubundi ajya kubana na Deborah, ubundi yari yahanzweho, n'ubundi umugabo wanjye ntabwo rwose yagenderaga muri biriya bintu. Gusa nyine ndumva nishimye, ntewe ishema nawe. Umugabo wanjye ndumva ndushijeho kumukunda. Kasi ahita abwira Tesi, akambwira ati rero umukobwa mwiza, sinzi niba hari icyo nagufasha, gusa iyi nzu yacu ni nini. Ariko reka nanone nkubwire, mbere ya byose nari nzi ko ntazongera kugira umukobwa ncumbikira mu nzu yanjye, kuko ubona acumbikiye mbere byarangiye ntwariye umugabo. Tesati yagutwariye umugabo? Uwuhe se kandi? Utari Calvin se? Kasati Calvin niwe mvuga kuko niwe mugabo nigeze, ni nawe mugabo wanjye umwe rukombe mu buzima bwanjye nzi. Tesati none se wacumbikiye uwo mukobwa
arangije aramugutwara. Kasati yego naramucumbikiye duhuye nk'uko mugirira impuhwe arangije antwarira umugabo sha. Ibintu nanyuzemo ni story ndende buriya nzayikubwira. Tessa ati ndibutse Calvin yigeze kumbwira ngo yaciye umugore w'ubwo yamuciye inyuma ngo ntabwo azongera. Yaba ari iyo story? Kasati ahari byaba ari ibyo kuko sinzi niba hari undi kuko uwo nzi ni uwo nguwo. Tessa ati iyo story yarayimbwiye. Kasati ndumva mwaraganiye byinshi. Undi ati yego umugabo wawe ni inshuti yanjye cyane, meze nka mushiki we. Kasati ubwo rero nanjye umeze nka muramukazi wanjye niba ari uko bimeze. Gusa nyine mporana impuhwe, ndumva nakubwira ukaza tukabana ariko nanone mfite ubwoba by'uko ibyabaye mbere byakongera bikambaho. Tessa ati kasi nyizera, trust me, ntago nzaguteza ibibazo. Basi mama hirwe nkwereke ko abakobwa bazima kandi beza bakiriho, kandi ndagusezeranya nimbona ubuzima bwiza ntabwo ndigera nkubera ikigwari, nzakubera umuvandimwe kandi ntabwo uzicuza kuba waramfashije. Calvin n'ubundi ameze nka musaza wanjye, humura nta kidasanzwe kizigera kijya mbere. Kasati mbyizere, Tessa ati nyizera, basi mpa nk'amezi angahe yo kungerageza, nubona ntari umwana mwiza uzambwire ngende. Kasati numvise life urimo, nyuma yo kuyumva mera ko numva ngize impuhwe. Ndabizi icyo nakagashira cyose ntiyacyanga, wowe gusa ugende witegure uhere ko ufata ibintu byawe byose uze hano tubane mu nzu nta kibazo. Tuzaguha icyumba cyawe kandi ntawe uzagusagarira. Ako kanya Calvin ahita aza amaze gukora umureti akazanira umugore we ndetse na Tessi, nyine agatangira kubasavinga. Calvin ati mwaganiriye se? Ndabona mwahuje urugwiro. Kasati cyane ati se ahubwo ko numvise Tessi ari umunyabizibu, afite ibibazo byinshi pe, yahuye n'ibizibu byinshi akigera muri iyi town. Numvaga mfite igitekerezo, ntabwo twamureka akaza akaba ari hano mu gihe atarabona akazi kamuhereza isene nyinshi. Turaganiriye numva biragoranye, ese hari icyo byaba bigutwaye? Calvin ati njye sinabyivangamo, mwebwe mu bipange, nimubona ntacyo bibatwaye njyewe n'ibindeba. Urabizi ko muri uru rugo imyanzuro yose nyifata kubera wowe, niba ariko wabihisemo njye nta kibazo mbifiteho. Tuve muri urwo rugo twigarukire kwa muganga. Crane yabamaze gukanguka ahita yicara ku gitanda akamera naho avuye ahantu kure. Lia aba ari aho ngaho na Carrie ari hafi aho. Carrie ahita amwegera akambwira ati mwana wa umeze neza? Crane ati ndemeze neza mama, ariko mbabarira umbwire, nizere ko narindi kurota. Ubundi se hano ndi ni hehe, hano nahageze gute?
Karwati hano turi kwa muganga. Claire ati mama mbabarira umbwire ibintu byose byabaye byari ukuri nangwa narindi gurota narindi mu ndozi. Mbabarira umbwire ko narotaga. Mbabarira umbwire ko Deborah atari mama wanjye. Basi bimbwire nkeneye kumva ko narotaga. Claire yatangira no kurira nanone. Riya ati kandi muvande ugiye gutuma nanjye ndira. Wambabariye waretse kurira. Claire ati muvande ndi kugerageza kurekeraho kurira ariko bikananira. Ndumva nabihagarika ariko simfite uko mbihagarika. Ngaho nawe mbwira uburyo nabayeho nabi, mbayeho ubuzima budafite ishusho, ubuzima bushaririye. Mfite mama wanyihakanye atanshaka. Wabuze uburibwe mporana, ese wabuze ibikomere ngendana, wabuze ko n'ubu numva nongeye kwiyanga. Mbonye mama watumye mbaho uko nari mbayeho. Oya ntabwo byakunda. Deborah ni mama wanjye, mama umbyara wantaye akansiga akananyihakana. No way. Nizere ko ndi mu nzozi. Kari aramubwira ati mwana wanjye mbabarira wirira, wintera agahinda, wituma nanjye ndira. None se uragira ngo ndire nawe urire, Riya rire? Ubu sibyo turabyita iki? Claire ati mama njye ndira buri munsi. N'ubu umutima wanjye urimo uratemba amarira. N'ubu uracyafite ibikomere. Noneho igikomere cyanjye cyongeye kuba gishya. Ngahibaze mama, mbonye mama wanjye nigeze mbona niri na rimwe. Mubonye ngana gutya yarangiza ngo ndi umwana we. Oya mama ntabwo byakunda, ntabwo nabyumva, ntabwo yaba ari mama. Ndifuza iyo ntaza kumenya ko ari we. Ndifuza iyo ntaza kumenya ko mfite mama. Nari nimereye neza, nari ntuje, ariko ndumva muri njye hari icyahindutse. Ndumva muri njye umutima wanjye wuzuye urwango, umujinya n'uburakari. Ndumva nongeye kwanga isi n'abantu. Karwato ya mwana wanjye witekereza gutyo. Claire yahita yikuramo n'amaserumu agahita ahaguruka agasohoka, ahera akakiruka. Aba yumva byicanze byanivanze. Riya ahera akamukurikira ndetse na Kare, ariko bakabura hanyuze. Claire ababona abantu bose akumva yabanze. Agera ahantu akicara, yamara kwicara agatangira kwitekerezaho, ari nako yisakasaka ngo arebe ko afite telefone ye. Kubw'amahirwe yabona akabona rwose ntayafite. Akicaye aho ngaho hanyuraho umuntu akamuhagarika akamubwira turaho, wambabarira ukaniza telefone nkagira umuntu mpamagara.
undi ati nta kibazo. Amuhereza telefone, undi agahamagara. Ahamagara Hamza, mu guhamagara telefone icamo ariko ntayifate, arongera akayihamagara igacamo. Mu gucamo aravuga ati alo baby te, ntabwo meze neza, ntabwo ntuje, ndakwinginze niba byagukundira ngwino ndeba ahantu ndi, ahari ndabasha gutuza, ndabasha kwiyakira, ndumva nongeye kwanga isi n'abantu, ndumva nsa n'uwongeye kurwara trauma. Umenya kuri iyi nshuro ngiye kurwara agahinda gakabije, umenya ngiye kugira depression, nari mfite agahinda ngendana, yewe nari narahishe misha abantu bose, ariko uyu munsi ndumva mbaye nk'umusazi. Akivuga yumva ijwi rimubwira ati muko rekeraho kwitapagura, none se ubundi wowe urinde uhamagara be wanjye umwita ngo be. Crane yabanza kugiramo n'ubwoba, akabanza agakura telefone ku gutwi, agahita akupa ngo arebe niba atibeshye nimeho. Arareba akabona inamba ni iya Hamza, aranacekinga ngo arebe ko imubaruyeho, agasanga niwe ibaruyeho. Arongera akayihamagara, kabwa ati ahubwo se wowe urinde ufite telefone ya Hamza. Undi ati ngiye nitwa Kisha, ndi girlfriend we kuva kera cyane, ahubwo se wowe urinde. Crane ati girlfriend we Kisha, ko numva ntakuzi se, none se kuva ryari? Kisha ati ngewe maze imyaka myinshi nkundana na Hamza, tumaze imyaka 10 dukundana, harimo imwe twakundanye nkiba mu Rwanda, n'itandatu tumaze hanze. Gusa nyine ntago nabara ngo 10 yose ishize dukundana, ariko ntago iri munsi y'5 kuko nubwo nari naragiye hanze ntago nigeze ndekera kumukunda, ndakomeje kumukunda. Ahubwo se wowe urinde? Undi ati ngiye nitwa Crane. Kisha ati oh wow, mbese ni we Crane? Ati biratangaje uburyo nkubonye ntirutse. Umva rero reka nkwihere ubutumwa. Hamza ni umugabo wanjye kuva kera cyane, ataraba n'uwo yabaye uyu munsi. Nta n'ikintu arageraho, nta n'ikintu afite, twarabakunze. Ahubwo wowe uburyo waje witambika nibwo buryo ntazi. Umbabariye rero, uhereye uyu munsi wareka kongera kumwita be wawe, ntago ari be wawe, ninjye girlfriend we kuva kera cyane. Crane yatoke, Kisha mutubabarire, kandi message yawe yatambutse, niba muhamagaye be bikakubabaza ntabwo bizongera. Crane yahita nakupa, agahereza uwo muntu isimu ye, kamubwira turakoze, undi ahita yigendera. Crane yaricara akigunga, isi mwikaragiraho bikamushobera, atangira kwibuka amagambo yose Kisha mubwiye, bigahurirana nuko yaramaze no kubona mama we, ibintu bikamucanga, bimubana byinshi, bikamubana urusobe. Ahita atangira kwibona, akibona nkaho nta kintu afite. Ahita avuga ati ariko se ubundi life ni iki? Ese ubundi bimaze iki kubaho? Uyu munsi mba nishimye, ariko ejo mbabaye, ibyishimo byanjye ntibijya biramba.
burya koko warose nabi burinda bucya, kandi burya iyo uri umunyamwaku nta cyiza gishobora kukuzira. Hamza yarambeshyaga, ibi ntabyo. Ese ubundi kubaho bimariye iki? Mfite akazi keza sinkanezererewemo, mfite ibikomere ngendana, sinjya nishima, sinjya nezererwa, nta cyiza kijya kinzira ngo kirambe. Tuve kuri Clenia mu marira menshi ishina agahinda, tugaruke kuri Lia ari mu rugo ndetse na mama we Laura ari kubatonganya ati yabacitse ate, yagiye ate, none se ubu ko na telefone afite turamenya tumushakira he? Iminsi iragenda ikicuma bari gushaka Clenia ariko bamubuze. Debora nawe abari aho ngaho, abantu bose bari kumwanjamo bamubwira ati byose ni amakosa yawe, iyo utaza gukora amahano nk'ayo wakoze ntabwo uyu mwana aba yabuze. Kubyakira no kubyumva byamunaniye, byose ni amakosa yawe. Lia abwira Debora akamubwira ati Debora, narakubwiye nihagira ikintu kiba ku muvandimwe wanjye ntabwo nzigera nkubabarira. Nibwo uzahura n'umujinya n'uburakari byanjye Lia. Ugira amahirwe umuvandimwe wanjye aboneke, naramuka atabonetse njye nawe turaza kubarana. Lia ahita ahaguruka akagenda mu cyumba akifungirana. Arifungirana amasaha menshi, bigera nijoro bakamubyutsa ngo arye, Lia akanga gufungura. Amara iminsi 3 ari mu cyumba yifungiranye atabasha kubyuka. Bigera aho ngaho Laura akica urugi, basanga Lia aryamye, baramubyutsa akanga kubyuka. Ambwa ati se base gira icyo ufata, ashize iminsi 3 utarya utanywa. Lia ati ndarya gute, ndanywa gute, umuvandimwe wanjye ahari se basi yariye yanyweye, ubundi suba ariho. Clenia ataraboneka nta kintu nzarya, nta n'ikintu nzanywa. Kwanza nimumbabarire musohoka ahangaha, ntabwo nshaka kubabona. Mwese mugende mumve imbere, ntabwo mbashaka. Laura ati se nanjye? Lia ati nawe genda, ntabwo ngushaka, ndashaka Clenia wenyine. Ataraboneka nta kintu nshaka kuvugana namwe. Tugaruke kuri Clenia abari gutekereza avuga ati rero mana, nari nzi ko ibibazo birangiye, nari nzi ko nsize ishavu n'intimba n'agahinda, nari nzi ko byose mbitaye kure, ariko naribeshyaga, nsanze ndaribeshyaga. Maze kubona ko nta buzima bwiza nzigera ngira, nta munezero nzigera ngira. Igihe rero kirageze ngo nanjye nipfire. Kuri iyi nshuro ntekereza ko kubaho kwanjye ntacyo bikivuze. Ngize kubona mama wampemukiye akanyanga nkiri muto, ngize no kubura umusore nakunze n'ubuzima bwanjye bwose, umutima wanjye wose. Harya ubwo kuri iyi si nsigaranye iki? Nta kintu nsigaranye. Clenia rero nta kindi kintu akora, aba afite ibinini byinshi mu ntoki, yarangiza agatangira kubinywa. Byose rero abinywera turi imwe, akavuga ati mana, reka nipfire, ahari wenda naruhuka byinshi, wenda n'agahinda mfite
n'ibikomere mfite kubera mama, hakiyongeraho na Hamza, ahari birangirane nanjye. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Dusize Clenia yagiye kwiyahura, ese arahasiga ubuzima, ahantu ari wenyine afashe icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Ese koko iki cyemezo cyari gikwiye? Ria ati sinzongera kurya, sinzongera no kunywa, yewe na n'umuntu nshaka imbere yanjye uretse Clenia ataraboneka, nta kintu twavugana. Kisha yitabye Clenia. Ese Hamza nabimenya biracurike? Ese Deborah akwiye imbabazi? Imbabazi za Clenia arazikwiye? Ese iyi myitwarire ya Clenia yaba ifite ishingiro? Inkuru yitwa Nta Mbabazi Naguha. Ibindi byose tuzabyumva mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, inkuru ninjye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.